ntumwa ibice 13 umurongo waho wa mirongo itatu na gatandatu. Uzakozwe n'intumwa 13:36 uravuga ngo nguko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashirwa kuri ba sekuruza arabora. Amen. Dushimiye Imana kuko Imana yagiye kuduhuza cyangwa kuduheza uyu mwanya mwiza kugira ngo tubashe kandi kongera kwibuka. Dushimiye ijambo ry'Imana ryatambutse n'abaganiriye n'abaririmbye n'abagize indi misanzu yose batanze mu bikorwa bitandukanye. Imana ya Isiraheli ihabwa icubahiro. Hanyuma tugiye gusenga tuganira akanya gato ijambo ry'Imana. Dusenge. Imana mu izina rya Yesu, sande kuko wumve kandi kudukundira kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Duceceke munsi y'ijambo ryawe Mana, twiringira kuko uri Imana ibihe byose. Shigikira ijambo ryawe kandi ukomeze Mwami Yesu ugirire neza imitima yose kugira ngo umuntu wese Mwami Yesu abashe kongera kukubona kandi ibi bihinduke inkomezi n'ibyiringiro bidashira ku buzima bw'abantu bose ni kubwa Yesu. Amen. Kubera impamvu z'umwanya n'amasaha twari kongera tukaririmba, ariko turongera turirimbe niko ntekereza. Tugiye kuganira ijambo umwanya ungana nyine nuko tufite. Twavuga ngo amen. Turi mu gikorwa cyo kwibuka, kandi kurya hazayibuka umuntu ufite ubwenge gusa, naho umuntu udafite ubwenge ntazayibuka. Noneho rero nimba ari igikorwa cyo kwibuka genge, kuko igifunti cyo kwibuka habe niyo kibwira mu mwanya mutoya kiba cibagiwe, ariko umunyabwenge azayibuka. Ijambo rigira kabiri, kwibuka ni imbaraga. Ubundi kwibuka ni imbaraga zihesha wa munyabwenge wibutse kugira icyo akora. Iyo wibutse uhita ufata umwanzuro w'ibikorwa bigiye gukurikiraho. Mu yandi magambo, ntabwo umuntu yibukira ubusa. Nimba wibutse gahunda wahanye n'umuntu ko isaha zigiye kugera, uhita uja muri ya gahunda. Nimba wibutse ibyakubayeho mu gihe ugezemo cyangwa mu kibazo kindi uhuye naco, iyo upfuye kwibuka uhita ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ubwo ubushize nahuye n'ibi nkaba nibutse ibi, nuko nabigenje nuko. Hari umugabo umwe ngo wigeze gukora itara, wageze inshuro ngira ngo ni 200 atabimenye, ngo buce ngo arikore birakunda. Ngo mubaza ngo se ni gute wakoze inshuro 200, nimba ari 200 simpa nibuka neza bidakunze, wakora rimwe bigashoboka. Aravuga ngo inzi inshuro 200 umuntu yokora itara tibikunde, kamenya inshuro imwe wakora itara bigakunda. Mu yandi magambo, iyo umuntu yibutse twavuga ngo amen. Ubu ugiye guhaha imbaraga ziguhesha gukomera no gukomeza ibyo urimo kugira ngo ubashe gutambuka aho uri. Noneho rero iyo tugiye kwibuka abacu badusize, kandi gasintinde ndakoresha umwanya wose bampaye ukungana umare nimara kumara nyicare, kandi gasi ubabwira kugeza nicaye nicara gutya umwanya bampaye zo ushize. Si byose? Narivuze ngo iyo umuntu yibutse uhita utekereza ibyashize, kandi ugahita utekereza
imirimo yakozwe cyangwa se byakozwe, ibyo byakozwe byaba ari byiza bikakubera icyitegererezo cyangwa bikakubera imbaraga, bikakubera inzira n'umuyoboro. Haba n'ibyanditswe byera byose byandikiwe kugira ngo bifashe twebwe dusigaye, kandi ibyanditswe byera hafi ya byose. Ibyinshi ni ibyabaye, ibindi nibyo turimo, ibindi nibihaye biza. Muri ibyanditswe byera bigira ibihe bitatu. Imana nitagira ibihe bitatu, Imana igira igihe kimwe gusa, ni ndiho. Yari iriho kandi izahoraho, ntigira mu gitondo na nimugoroba, ntigira ejo hashize hayo, ntigira ejo hazaza hayo. Abantu nibo bagira ejo hashize, nibo bagira none, ni nabo bagira ejo. Noneho kubera kuko ari ibihe, twebwe twandikiwe ibyanditswe nko mu bihe, tukagira ibihe byashize, tukagira ibihe turimo, tukagira n'ibihe bizaza. Kubera izo mpamvu rero abantu baza bajana n'igihe. Iyo hari ibyatambutse ku bantu, hakaba ibyo barimo, baba bategura ibizaza. Kandi burya twavuga ngo amen. Burya iyo utekereje cyane, imbaraga z'ibizaza nibyo uha utegura none, n'imbaraga z'ibyo urimo none nibyo wakoze ejo hashize. Dusoma ijambo rivuga ngo Dawudi amaze gukora ibyo Imana ishaka mu gihe cye, arasinzira, ashirwa ku gituro cy'abasekuruza, arabora. Mbese mu yandi magambo, hariho ibitotsi by'ubwoko butatu Bibiliya ivuga. Hariho ibitotsi by'umubiri, umuntu iyo arushe aza aryama akaruhuka, bwaca mu gitondo ubwenge bugasubira ku gihe, niko bamwe baza bavuga, ukumva utoye n'imbaraga z'umubiri, umubiri wari wananiwe kubera ko gusinzira ibitotsi by'umubiri, umuntu azagubwa neza agasinzira. Ibyo ngibyo rero umuntu wese utazusinzira aba afite uburwayi. Kujya kudasinzira n'uburwayi, ariko umubiri ugomba gusinzira kugira ngo umuntu abashe kuruhuka, kuko gusinzira bituma ubwenge busubira ku gihe, nubwo butazabuva ku gihe. Jambo rigira kabiri, habaho ibitotsi by'ubunebwe. Mu yandi magambo, ibitotsi byo mu mwuka. Ibyo bitotsi byo mu mwuka, iyo umuntu asinziriye mu mwuka, aba afite ibibazo biremereye cyane. Hari ubwo imigani Salomo yigeze abyandika 6, uhereye kuri 6, hakavuga ngo uzosinzira ugeze ryari wa munyabute, uzokanguka ryari. Yaza avuga ngo reka nsinzire, yaza abwira ngo umunyabute, umunyabitotsi nyine byo mu mwuka. Uwo munyabitotsi byo mu mwuka iyo asinziriye, bene uko gusinziraga, haza ubwo Paulo amubwira nko mu Efeso, akamubwira ngo kanguka uzuke, Kristo abone ko kumurikira, yewe wa munyabitotsi we. Birashoboka ko ibyo bitotsi byose umuntu iyo bikanguka kiri mu mubiri, ariko hari ibindi bitotsi bya gatatu bino ba Dawudi basinziriye, na bene data bamwungeri, ibi basinziriye, barasinziriye. Mu yandi magambo, ntibafite imbaraga zo gusa zo kwikangura ariko ngo bagaruke no mu mubiri, ariko barasinziriye. Basinziriye mu mubiri ariko ntibasinziriye mu mwuka. Twavuga ngo amen. Kubera kuko umwigisha wa mbere yatubwiye ngo aba umuntu wese azakangukira aho yasinziririye. Mbese aho wasinziririye, nimba warasinziriye uri mu mwuka, uzokangukira mu mwuka, ariko kandi nimba warasinziriye mu mubiri, uzokangukira mu mubiri. Bibiliya ikabivuga neza, ikavuga ngo ababibira mu mwuka bazasarura ubugingo. Ni naco umwigisha wa kabiri yatubwiyeho. Yatubwiye umwigisha wa kabiri yatubwiye ngo Yesu mu bintu bikomeye bibiri byamuzanye, ngo icambere ngo yaje guheza abantu ubugingo, ngo icya kabiri ngo yaje kwambura Satani urufunguzo yari yaranyaze. Ubwo urufunguzo yari yaranyaze abantu n'uruhi, n'imbaraga z'ubutumwa bwiza. Twavuga ngo amen. Yesu amunyaze urufunguzo rw'ubutumwa bwiza, akingurira abanyamahanga twese kugira ngo tugenda tubwira ubutumwa bwiza, twakire Yesu dukizwe, hanyuma nituzosinzira tukabora ku mubiri, kuko umubiri byanze bikunze uzubora. Hari mwibora abantu bagihari, hari n'izibora abantu barapfuye. Kurya umubiri wazanye amashira kubera ikikomere, uretse ko mu mujyi ntibikunze kubaho. Kujya uba waboze, ni naco kimenyetso kikubwira kuko uzabora. No gusinzira naco nijoro ni ikimenyetso kikubwira ko byanze bikunze uzapfa.
kuvuga ngo amen. Amaze gusinzira nk'uko Bibiliya ibivuga, yasinziriye, hari ibintu bikomeye yakoze. Muri bimwe ibintu nka bingahe twakwigira kuri Dawudi, sino bivuga byose. Dawudi hari ibintu twamwigiraho bingana nk'icumi, ariko ndavuga bike bishoboka. Ikintu cya mbere twakwigira kuri Dawudi ni ugukiranuka kwe. Ikintu cya kabiri twakwigira kuri Dawidi ni ugusobanukirwa aho ashora ibyiringiro, cyangwa kumenya aho ibyiringiro byiwe bifata. Dawidi yari umukiranutsi uteye ubwoba, kandi yiringiraga Imana kurusha abandi bantu bose bo mu gihe cye, kuko yigeze avuga ngo nka muri Zaburi ya 23 yaravuze ngo dukomeze cyane, Bwana asifiwe. Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjana iruhande rw'amazi dasuma, asubiza intege mu bugingo bwanje. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko inshimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza. Azantunganiriza ameza mu maso. Yama bivugira Zaburi, abantu benshi barayizi. Aravuga ngo nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Kubera gusobanukirwa ko ashora ibyiringiro, byagaza bituma adatinya. Yigeze avuga ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, naho gati mu rugamba nzakomeza umutima, ngo kuko yafashe umutwe wanje arawuzamura awushira hejuru y'abanzi bose bangose. Twavuga cyane amen. Kubera kwiringira Imana, Dawudi ikintu cya gatatu yagiraga umutima w'imbabazi uteye ubwoba, kandi akamenya imbabazi z'Imana. Yarangiza yeza aje gushima Imana, akamahera mwitangiriro, akavuga ngo nimushimiye yaremye ijuru n'isi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushimiye yaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo. Nawe kubera imbabazi yari yarabonye z'Imana, yagazagirira habe n'abanzi imbabazi. Niwe gucya Imana umunsi umwe ya presence umwanzi wiwe imbere yiwe, iramubwira ngo mwice Dawudi. Imana ntiyamubwiye, yamupresence gusa, bagenzi be ngo bamubwire ngo mwice. Aravuga ngo ntibishoboka, sino mwica. Bamvu ntomwica nuko jambo rya mbere yasizwe amavuta n'Imana. Dawidi yarazi ikindi kintu, yari umuntu umenyererwa gutozwa, cyangwa wemera gutozwa. Gutozwa ni jambo ndi bukoreshe murabyumva neza. Yemerewe gutozwa gute? Yemerewe gutozwa ubwo bari baramushize mu ntama zase, aje gutozwa uburyo bwo kuragira intama. Twavuga ngo amen. Intare zaza cyangwa idubu, kubera kuko ico gihe cyose yarari aho ngaho, yazatozwa n'Imana ngo arebe ko yoragira intama neza, akamenya kuragira umukumbi w'Imana. Kubera kumenya cyangwa kwemererwa gutozwa n'Imana kuragira intama, Imana imaze kumubona neza ko akamiritse gutoza intama, yaje kumutoza kuragiza, yaje kumuha kuragira ubwoko bwa Isiraheli. Ni nako na Mose Imana yamutoje. Burya Imana ntizikoresha umuntu itatoje, kandi izitoza umuntu ishatse yo mutoza imucishije mu bigeragezo. Ibigeragezo bikakubera umutoza, cyangwa abakubanjirije, cyangwa abandi bantu bose bakubera umutoza. Iyo uhawe unyura mu kintu, ukwiriye kucemera ko umutoza uhawe gutoza kuzogira ico ukora. Kuri Dawudi ntiyagiye kuragira ari we mukuri wabo. Dawidi yari umwana wa 8 mu bahungu, ni yabo mu 8 mu bakobwa, wenda kuja kuragira byari kumvikana. Ariko umwana w'umuherezi barangiza akaba ari we batuma ngo genda uje kuragira. Buriya Isaya azagira ngo niwe wamutumye, ariko yari kureshejwe n'ibitekerezo byase. Shiro nyinshi abakuru bakunze gukoreshwa n'ibitekerezo by'Imana mu gushaka kukuyobora aho bakuyobora. Jambo rindi, Dawudi
yari umuhanga mu gucurangira Imana. Yagaza acuranga gutya, duhe Imana icubahiro cyane, haleluya. Yacuranga iwe ntiyagaza acuranga gusa ngo abantu bumve biryoshe ngo ni iby'ijana, ngo abantu bumve bazavuga ngo muzike ngo ni combinaison, ara de combinaison d'une manière agréable da, ngo nuruhurirane rw'amajwi rukoze mu buryo bwiza rwumvikana neza mu matwi. Ariko Dawudi we birashoboka ko rwa ruhurirane rw'amajwi rwumvikana neza mu buryo bwiza bwo kwirukana imyuka mibi. Twavuga ngo amen. Mbese mu yandi magambo cyane, Bwana asifiwe, yagaza acuranga gutya, imyuka mibi igahunga kuri Sawuli kubera inanga. Dawudi ikindi kintu yari afite giteye ubwoba, yageraga indangagaciro za Gikristo, cyangwa se yageraga indangagaciro nziza ziboneye. Nari nshatse kuganira gatoya ibintu twokwigira kuri Dawudi wakoze iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira, kuko ni nk'ibyo tuye tuganira. Hanyuma indangagaciro za Dawudi muzozisanga muri Samweli ibice 1:16 umurongo wa 18. Umva ko hazavuga ngo Dawudi ngo iriya kwa Yesaya ngo hari umuhungu mwiza w'igikundiro. Utekereze umuhungu uragira intama, ngo umuhungu mwiza w'igikundiro cyane, amen. Ngo iyo umurebye ngo azayitonda mu byo akora, ngo kandi ngo ntazapfa guhubuka mu magambo. Mu yandi magambo, iyo Dawudi yakoraga niyo bamurebaga ntiyagaza ahubuka mu magambo, yari afite igikundiro, ntiyagaza apfa kuvuga gusa uko byiboneye, ahubwo yari umuntu ngo mwiza cyane kandi witonze, ngo ibyo akora byose azayitonda. Mbese mu yandi magambo, Dawudi yagiraga indangagaciro nziza. Hariho abakristo dufite basenga cyangwa bagasimba ariko batagira indangagaciro za Gikristo. Ubundi iyo tuvuze indangagaciro za Gikristo ni comportement z'umuntu cyangwa ni imyitwarire y'umuntu mu bandi, kandi niyo cyane cyane abantu bagiye babura, kandi niyo ikenewe. Kuko umuntu ndakwiye kuba umukristo gusa, akwiye kuba n'inyangamugayo. Wa mugani wa mugabo yagiye gutenga undi aravuga ngo ariko ngutaba umukristo we ngo ntaba n'imfura, ngo ubukristo butakubujije gukora bene ikicaha, ngo ubufura ntibwo kubuza. Hari abagabo bari imfura kweri, ariko kandi ubukristo butakubujije kugikora, ubufura ntibwo kubuza. Kuko ubufura ntibuza bubuza umuntu icyo ubukristo butabubujije. Ubukristo buraruta ubufura, si byo se? Tuvuge ngo amen. Tugwe kugira indangagaciro, abe niyo umuntu yomenya gukora icyo akora cyose ariko yadafite indangagaciro, abaswahili baza bavuga ngo ni bure. Jambo rigira 7, Dawudi yari umurwanyi. Kandi Dawudi ntiyarwanye n'abantu gusa, yarwanye n'abantu, arwana n'inyamaswa. Ntiyanarwanye n'ibintu bene ibingibi byoroheje. Oya, tambara za Dawudi ntizagaza buriya Dawudi aza kuba nka Goliyati akaba nka Dawudi. Ziriya nkuru tiba barazitinzeho, baba baravuze mbese ngo mu yandi magambo baravuze ngo nuko Dawudi ngo aramanuka ngo ahura na Goliyati, ngo aramurasa ngo amutera ibuye ngo aramwica. Mbese mu yandi magambo ntibaba barabitinzeho ngo babivuge nk'ibiremereye. Ati nuko nyine haza agahungu bita Dawudi, ati agatera ibuye nuko karapfa. Ariko igituma baza baba nk'abayabaremereza muri Bibiliya, nuko urebye hari ibintu abafaransa bazavuga ngo ni incomparable. Urebye Dawudi imitwarire yiwe n'imihagarukire yiwe ukareba na Goliyati ntiwoba kompara, cyangwa urebye intwaro za Dawudi n'intwaro Goliyati yari yitwaje ntiwozi kompara, ntiwozi gereranye. Mu yandi magambo ni nk'umwe gufata arapigi undi agafata ibuye bakaja guhangana itapito. Umwe agafata ese mu undi agafata itapito, ntibibaho. Hano muri Kenya ni yatoye icuma gusa, iyo ufite ubwenge ari imbugita uzuba kumuheza umwanya gatambuka. Shatse kuvuga iki? Kubera Dawudi imbaraga yakoresheje mu kurwanya Goliyati, erega yari ibitse mu izindi imbaraga zo kwibuka. Buriya Dawudi yari afite imbaraga zo kwibuka.
twavuga ngo amen. Yibutse ukuntu yarwanye n'intare n'idubu, bituma amaso yo kubona ukuntu yishe intare atabona Goliyati umuri imbere, ahubwo atekereza ko kuba yarishe intare, aravuga ati ibyo ntibihagije na Goliyati n'umwica. Kandi niko byagenze, yaje kwica Goliyati. Dawidi yari umutoza mwiza, yigeze gutoza abagabo 400 kurwana. Muri abo bagabo 400 yatoje kurwana, umugabo umwe ngo yafashe icumu giwe mubo yari yaratoje ngo aritera abantu ku kigihumbi. Nta wundi muntu wari uzi gutoza nka Dawidi, yagaze atoza abantu kurwana, yari gitangaza. Ikindi twavuga ngo amen. Dawidi yarazi gukorera Imana n'umutima wiwe wose. Hari umunsi umwe mugiga yigeze itera gutya, ngo itere yamaje guhagarara aho mugigeze ku mbuga ya Runoni, ngo ahagarare abona marayika aramubwira ngo niki, atereka ntambi gitambo. None ati ni yari kindi se, ngamubwira aya magambo ati ndashaka kugira ngo ntambire Uwiteka hanga, ngo mubwire ngo tamba n'imbuga n'inka ndaziguharanga ngo yayi ngomba gukora. Yabitubwiye ngo hari umwe wigeze kuvuga ngo Imana ishimwe, ngo kuko fundraising izatambutsa adahari. Hari nabo nabonye bavuga ngo ngo bya bintu mwari kugura babiguza, bama bakubita amashi. Kuko twavuga ngo tugiye kugura fundraising ya Gatuti, umuntu akaza kamakagura, baravuga ati ubushize gatwara dufite fundraising yo kugura Gatuti, none gabara katuguriye fundraising ntikibaye. Bose bama bakubita amashi. Mu yandi magambo, bose bama bishima ko nta kintu bakoze. Dawidi siko yarateye. Dawidi ari mu bagabo bari bazi gutoza, batanze umurage mwiza, amaze avuga ijambo ryiza, agiye kuvuga kwibuka. Aravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko cyane, Bwana sifiwe, nzareba Uwiteka mu isi y'ababaho, mba narapfuye. Hanyuma hano twasomye haravuga ngo nuko Dawidi amaze gukora iyi mirimo yose n'iyindi tutavuze, cyo gihe arasinzira cyangwa se arapfa. Apfa rwa rupfu Bibiliya zivuga rw'ibitotsi rwo gusinzira. Ubundi Bibiliya ikunze kuvuga impfu zine, ejo bundi bazamo tubwira turi hano ku kiriyo. Urupfu rwa mbere Bibiliya zivuga ni urupfu rw'umubiri. Urupfu rwa kabiri Bibiliya zivuga urupfu rw'umubiri rwo abantu bararusangiye bose, abakuru n'abatoya, abize. Ubundi hari ibintu bitatu bigira imbaraga ku bantu, ni ibitotsi, ni urupfu n'inzara. Imbere yabyo abantu bose bararesha. Nta wize uzuwanga ngo ntapfa, nta n'uwize uzuwanga ngo ntasonza, nta ufite amafaranga menshi uzuvuga ngo we ntiyosinzira. Imbere y'ibitotsi abantu bose bararesha, n'imbere y'urupfu n'imbere y'inzara. Umuntu wese afite inzara azayayora cyangwa se akareba nabi, kubera ko twavuga ngo amen. Ibyo bifite imbaraga ku bantu. Ndanivuze impfu z'ubwoko bumwe. Urupfu rwa mbere Bibiliya zivuga ni urupfu rw'umubiri. Urupfu rwa kabiri kunze kuvuga ni urupfu rwo mu mwuka, ruriya abantu bose batizera bapfuye. Urupfu rwa gatatu ni urupfu rw'iteka, urupfu rwa kane ni urupfu rwa kabiri. Izo nizo Bibiliya ikunze kuvuga. Ariko urupfu rubi ni ugupfa mu mwuka. Naho umuntu kuba yosinzira, tuvuge cyane haleluya, ntacyo bitwaye, kubera kuko nubwo tutatumubona hano uyu munsi imbere y'Imana karaboneka nkaho ari muzima. Nubwo uyu munsi tutamuvugisha, ariko we arasinziriye. Taha yavuga nyine araruhutse. Kugira umuntu aruhutse ntaba havuga, ntabwoba, nta kindi, ntagishika, ntaki, kubera kuko ariryamiye araruhutse, ategereje umunsi we. Uyu munsi twebwe kuturibuka cyangwa kuturatekereza kuri mwene data wadusize imyaka irashize.
tumitekerereza iki rero? Tubitekerereza kugira ngo biduhindukire imbaraga zo gutekereza, kuko natwe hari umunsi umwe tuzagenda, bikadutera kuvuga ngo ubwo yagiye nk'umukiranutsi natwe tuzagende nk'abakiranutsi, bikadutera gutekereza ko tuvuga cyane haleluya, ubwo yadusize twebwe basigaye tugomba kubona imbaraga zo gukomeza kubaho, kuko nyuma yo gupfa hariho ubuzima, kandi nyuma y'ubuzima nanone kandi hariho gukomeza kubaho igihe cyose Imana ikidutije kubaho. Nta muntu wavutse utazapfa keretse Yesu Kristo azasanga akiri mu mubiri. Inzira yaciyemo abagabo babiri ngo izongera guca mu muntu wa gatatu, ari ryo torero rya Kristo ubwo Yesu azagaruka. Rero mu gihe tugitegereje dukomeze twibuka abacu, tutabibukira kuja gusubira inyuma, ahubwo tubibukira gukomeza. Twakira ijambo ry'Imana.